Hi guys, iyi ni projet yacu nshyashya bayita Intare Cinema TV. Nshuti zacu bafana bacu rubyiruko dukomeze kwirinda kwiyahura. Niba ufite ikibazo kigukomereye kiganize mugenzi wawe ubashe kuruhuka kwiyahura si wo muti. Dufite imbere yacu heza kandi tugomba kuhategura. Like, share and comment. Inyunganizi cya gitekerezo bisige muri comment. ndabe kuba ubuzima bw'isi burana ariko urazamuca gucoza ibintu by'imbebara. Oh no, umuntu cyamwica se aba ikinini kice nasuri kumva umuntu cyamurerera cyangare ikintu cyo nshaka ahubwo ndebe ni gute sawo n'ikindi bari 500 yonyine. Ubuzima bwo kuri isi burandambiwe ngiye kwiyahura sha kirangarare saka nuti ka 5 ma urabona ndabona yo kugarura garurira ariko abacuruzi b'iki gihe mwaba kwiyahura ubundi arinda kugarura kuri amase weho ngarurira nije kwiyahura sibyo ntago yamase ntago buretse nkubaza amafaranga ndaguha ngarurira nije kwiyahura uzikora nayi uri kuniza mani kandi ugiye kwiyahura ako binini byawe birakorara birakora kanumva pakugenda ariko shaka ibintu bose byo kuri isi birandambi giye twongagenda nkarebwa n'inyamaswa rubundi zikanyira kuko nta kintu nyuma nta kintu nyamaze kwisa. Ibindi kindi kumva baho bacyo ndi kumva ngahara. Oh no, ngiye kwiyahura ariko sembireka kamanze nabaza mama. Oh no, allo nari ngiye kwiyahura none ndabiretse ngo ni nahe asubira yewe jewe ubuzima ndaburambiwe nk'ubu meruka kujya kuwa gatanu nzabigenze reko usenze yahure niyice koko ma uretse nanjye